Amen. Yesu nahabwa icyubahiro kandi ndanezerewe kandi nshimye Imana muri iki gitondo. Ndabizi neza ko Yesu aduhaye umugisha wo kubana nawe muri iki gitondo. Umwami Yesu nakomeza abagiriye neza. Nizere ko muguwe neza aho muri hose. Munezererewe Imana ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Biratubwira ngo mu bibaho byose tujye dushima Imana. Ujye ubyuka ushima Imana, birakwiriye gushima. Hariho byinshi biracyariho byatuma uza imbere y'Imana ushima kandi ujye unezererwa Imana. Uko bukeye nuko bwije ibifite impamvu nyinshi zituma igusaba kwishima. Umwami Yesu nakugire neza cyane. Reka rero twihute tugere ku ijambo ry'umunsi. Riravuga ngo ibikwiriye byose urabifite, igisigaye no gusaba Imana ikabihesha umugisha. Twigeze tuvuga ukuntu umugozi Satani akuzirikaho gusangana atajya kuwuca ahandi, atanawukura kuri. Ariko reka nkubwire ngo nanone kandi ibizagukiza bikurimo imbere urabifite. Umugisha wawe urawufite. Ukeneye ko Imana iguhumura amaso. Umunsi umwe umugore yigeze kugira ikibazo hagaye, ari ahantu hakomeye cyane, ariko iriba ryari iruhande rwe. Imana bisaba ko imuhumura amaso kugira ngo abashe kubona iriba, abashe guha umwana amazi. Nawe icyo ukeneye ni kimwe, ni ukuhumuka amaso ukareba iriba riri hafi yawe. Ese koko ibyo ukeneye urabifite? Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana kugira ngo turebe. Reka banze mbabwire amakuru ya Mose. Mose yari afite ikintu gikomeye cyane. Yari afite inkoni ariyo yagombaga gukoresha imirimo n'ibitangaza muri Egiputa, kandi iyo nkoni koko yamugiriye akamaro. Ntago yari kure y'icyo agomba gukora akoresheje inkoni ye. Icyo Imana yari yarakoze ni ukumuha inkoni akayijyana muri Egiputa. Aho ngaho niho ushobora kuvuga ngo iyi nkoni yari irimo iki. Ntago Imana yigeze iha Mose ikamyoneti y'ibitangaza ngo ayijyane muri Egiputa, cyangwa se ikamyo yuzuye ibyo azakorera muri Egiputa. Ntago Imana yamubwiye ati fata ikamyo, dore nyishyizemo ibitangaza 10, ujye ugenda ukuraho kimwe kimwe wihereze Farawo. Ntago yigeze imuha ikamyo ngo yipakiremo ibikeri, yipakiremo inda, yipakiremo amaraso azashyira mu mazi, yipakiremo ibintu byose nyine bya bitangaza yakoreye muri Egiputa kugira ngo Mose azabikorere muri Egiputa. Oya, Imana yamuhaye inkoni. Icyo Imana izagukirisha cyangwa se imirimo n'ibitangaza Imana izakora urabifite, bikurimo imbere. Icyo ukeneye ni ugusenga Imana ikaguhumura amaso, ikakwereka n'igikwiriye gukorwa. Imana ishimwe cyane. Reka twihute tugere mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Turavuga ku nkuru imwe iri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni icya 9. Haravuga uburyo ki Yesu yagaburiye abantu 5,000. Kaduhere ku murongo wa 13. Arababwira ati mube ari mwe mubagaburira. Bati dusigaranye imitsima 5 n'ifi 2, keretse twagenda tukagurira abantu bose ibyo kurya. Abari abagabo nk'ibihumbi 5. Kuko nuko abwira abigishwa bati nimwicaze abantu inteko yose imiba abantu 50. Hanyuma babigenza batyo, barabicaza bose. Yenda ya mitsima 5 n'ifi 2, arararama, areba mu ijuru, arabishimira, arabimanyagura, abiha abigishwa be ngo nabo babishyire abo bantu. Nuko bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura intonga 12. Imana ishimwe cyane. Ahangaha ndagira ngo mbabwire ngo icyo uzakenera cyose burya uragifite. Imana ibaha umugisha kandi Yesu akomeza abagirire neza. Ababigishwa nta kintu bafite ariko baragifite. Yesu ntarebera ubwinshi bw'ibyo ashaka mu bwinshi bw'ibyo abantu batunze, arebera ubwinshi bw'ibyo ashaka mu mbaraga ze zikomeye zikora ibitangaza. Ngira ngo aha wumvise neza. Yesu ntaza kurebera imirimo uzakora mu bwinshi bw'imbaraga utunze. Ntabwo ari buze kurebera ibitangazo uzakora mu bwinshi bw'ubushobozi ufite. Ntabwo ari buze kurebera imirimo myiza uzakora mu isi mu bwinshi bw'ibyo utunze. Yesu arebera ubwinshi bw'ibitangaza n'ubwinshi bw'imirimo izakorwa mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe bwinshi. Niyo mpamvu Pawulo yaranditse aravuga ngo mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Iyo avanye Kristo mu gituro, cyangwa se imbaraga zakoreshejwe Yesu ava mu gituro, nizo zikorera muri twebwe abizera Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu ntagaza kureba ikibazo cy'abantu barenga 5,000.
ku mitsima 5 n'amafi 2. Yesu arareba guhaza abantu mu mbaraga ze nyinshi, mu bushobozi bwe bwinshi. Imirebere y'abantu itandukanye n'iy'Imana, kandi ni nako kuri. Turatandukanye cyane. Imirebere y'abantu itandukanye n'iy'Imana. Bararebera abantu benshi babigereranya n'imitsima 5 n'amafi 2, abantu bakaba benshi, kandi nibyo. Nuza kureba ibibazo byawe, ukaza kureba Yeriko ukuntu ari nini, uraza kubona utaza kuharenga. Nureba Yorodani ukuntu amazi yuzuye yarenze inkombe, ngo bayambutse ari igihe cyo kuzura kwayo, ntabwo uri buze kwambuka Yorodani. Nuza kureba Abanaki bari Kanani n'uburebure n'ubunini bwabo, ntabwo uri buze kurenga ubutayu, uzabugwamo. Ikintu Yesu akeneye ni ukureba imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga zikuri imbere. Imana ishimwe cyane. Abigishwa barareba abantu benshi cyane, barabarebera mu bwinshi bwabo, ariko Yesu arareba bano bantu barangije kurya kubera imbaraga n'ubushobozi umwami Yesu afite. Yesu atugiriye neza cyane. Sinzi ibibazo bikugarije, ntabwo nzi uko bingana, ntabwo nzi ubunini bwabyo, ariko Yesu akurikije ibyo ufite n'ibyo yaguhaye, akeneye kumwemerera akabihesha umugisha, akeneye kumwemerera akabyinjiramo, akeneye kumwemerera akaba ari ubikoresha. Ntabwo nzi akazi ufite, ariko nimba Imana ikwishimira, akazi kawe yagahesha umugisha. Ntabwo nzi ubutunzi ufite, ariko nimba Imana ikwishimira, ubutunzi bwawe bwahabwa umugisha. Ntabwo nzi business ukora, ariko nimba Imana ikwishimira, iyo business yahabwa umugisha. Cyangwa se donc icyo ukeneye ni ugusenga Imana ukayibwira ngo Mana hesha umugisha ibyo mfite. Icyo ukeneye ni ugusenga Imana ukayibwira ngo Mana ibi bintu bitubure, ibi bintu bigira byinshi. Icyo ukeneye ni ugusenga Imana ukayibwira ngo Mana nkeneye kungirira neza, nkeneye kumesha umugisha. Rero reka nkubwire ngo icyo ukeneye cyose uragifite, igisigaye bwira Imana iguhe igikundiro, bwira Imana iguhe favor. Imitsima 5 n'imigati 2 kwigeza imbere ya Kristo, abantu 5,000 ni bake cyane, kubera yuko icyo Kristo ari bukore no kubigira byinshi. Rero dufite umugisha. Nababwiye ngo Mose yagize umugisha kubw'inkoni gusa yari afite. Imana ntabwo ari kumuha ikamyoneti y'ibitangaza kugira ngo abijyane muri Egiputa twabitangiriyeho, ajya agenda akuraho kimwe agikora imbere ya Farawo. Never. Icyo Imana yagombaga gukora ni kimwe, ni ukumuhereza icyo agaragara ko ari ikintu cyoroshye, ariko imbere y'Imana kirakomeye. Ushobora kuba ufite impano runaka urabona yoroshye, ariko Kristo nayihesha umugisha, ntabwo ari impano yoroshye. Ushobora kuba uzi kwigisha urabona byoroshye, ariko umwami Yesu nabiha igikundiro, nabihesha umugisha, ntabwo byoroshye, ni ibitangaza mu maso y'abantu. Ushobora kuba uzi kuririmba ukabona ni ibintu byoroshye, ariko ntabwo byoroshye, niwemerera Yesu akabyinjiramo. Ushobora kuba uri umushumba ukabona ni impano iri aho iciriritse, ariko ntabwo iciriritse, niwemerera Yesu akayinjiramo. Ushobora kuba uri umuvugabutumwa ukabona ari ibintu biri aho, ariko ntabwo biri aho, niwemerera Yesu akabyinjiramo, birakomeye cyane. Ushobora kuba uri mu businessman cyangwa woman, ukabona biri aho nyine uracuruza bisanzwe, ariko ntabwo bisanzwe, niwemerera Yesu akabyinjiramo, ni umugisha ukomeye cyane. Biraba byinshi kurenza uko bitekereza, kubera ko Yesu ahesha umugisha ibyo dufite. Imana ishimwe cyane. Ufite iki ngo umwami Yesu agihesha umugisha? Ntutinye kuzana ayo mafi yawe 2, ntutinye kuzana iyo migati yawe 5, ntutinye kubikora, kuko Yesu icyo akeneye ni uguha umugisha imirimo y'amaboko yawe, ni uguha umugisha impano yaguhaye, ni uguha umugisha impano karemano waremanywe, ni uguha umugisha impano zawe ufite z'umwuka wera. Yesu akeneye kubihesha umugisha. Hari ibibazo byinshi bitwugarije. Reka tuvuge ngo abaturage benshi barenga 5,000 bari bagose intumwa ndetse na Yesu, ntabwo bari bazi aho bakora ibyo kurya kugira ngo babagaburire. Yesu birumvikana, ushobora kuba ugoswe n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko bwira Yesu hesha umugisha icyo mfite. Ushobora kuba utazi ko unagifite, ariko uyu munsi wa none muri iki gitondo cyiza cy'umugisha ndagira ngo nkubwire ngo asenga Imana iguhumura amaso, umenye icyo ufite cyaguhesha umugisha, ukabasha guhangana n'ibyo bibazo ufite kuri uwo musozi. Kandi koko umusozi wari uriho abantu benshi, intumwa zitari zizi icyo ziri bukore, ariko Yesu arababwira ngo mubagaburire, murabifite. Mu yandi magambo, ibibazo byose bikugarije
urategereje, ibisubizo biri muri wowe imbere. Ese koko nibyo cyane. Imana ni guhumura amaso, ubundi kwerekeye yuko ayo mafi yawe 2 n'iyo migati 5 bishobora guhaza abantu benshi, bishobora gukemura ibibazo bitandukanye. Umugore umwe yari afite amavuta make cyane, ndetse umwana we bari bagiye kumugurisha, ariko Elisa ngahagera avuga ati ufite iki? Ni utuvuta duke. Aravuga ati tira, ufite ikiri bugukize, none ucitse intege. Kuri Yesu rero ntabwo ari buze kubonera umwenda mu tuvuta dukeya, arabonera umwenda mu kuwukemuza imbaraga ze nyinshi. Tira ibintu byinshi, Imana iguhesha umugisha. Nawe itangira wige gutira muri business yawe, hamagara Imana ize ibikoremo. Ikiganza cy'Uwiteka Imana kibe mu kazi kora, kibe mu nyigisho wigisha, kibe mu itorero uyoboye, kibe mu bubishop bwawe, kibe kuburi pasiteri. Igitinyiro, ukuboko, ikiganza cy'Imana kikubeho. Hanyuma hari n'abandi benshi Yesu yajyaho umugisha. Icyo uzakira, ikizagukiza cyangwa umugisha wawe uri mu byo Imana yakuremanye, ntibiri kure yawe. Senga Imana ibihesha umugisha. Nimba unakora, senga Imana iguhe ukuboko kwiza nk'uko wahaye Yosefu. Nimba ufite ibintu byinshi bitandukanye, nk'uko twavuze ngo umugozi Satani kuzirikana gusangana, n'iki Imana igukirisha urakifitiye. Igisigaye niyo nakuzana ayo mafi yawe 2 n'iyo migati 5, Yesu akaguhesha umugisha. Umunsi wirirwe neza kandi ubane n'Imana. Umwami Yesu agushyigikire, uhabwe umugisha n'Uwiteka. Shalom shalom, amen.